Tubaye ikaze kuri YouTube channel mwebwe mukunda mugakurikira ibiganiro byacu buri munsi. Uyu mwanya rero tugiye kubagezaho itangazo ry'igihe amanota azasohokera ku banyeshuri by'umwihariko bakoze ikizamini cyo mu wa gatatu segonderi, mu wa gatandatu pirimeri ndetse no mu wa gatandatu segonderi. Iri tangazo rero ryasohowe by'umwihariko na neza ku bufatanye na REB, aho bari kuvuga ko amanota azasohoka hagati y'itariki 21 na 22 akazaba ari saa 4 n'igice, akaba ari amanota azasohoka by'umwihariko ya pirimeri mu wa gatandatu ndetse na siniyasiri cyangwa se mu wa gatatu segonderi, naho mu wa gatandatu ho akazasohoka hashize ibyumweru bibiri amanota yo mu wa gatatu no mu wa gatandatu asohotse. Ni nyuma y'uko abarimu benshi bamaze gukosora, abari bari gukosora history by'umwihariko abiga muri segonderi mu wa gatatu, history baratashye, geography baratashye, chimie, physique n'imibare baratashye, abasigaye yo ni abari gukosora ikinyarwanda ndetse n'icyongereza, n'abakosoraga biology nabo baratashye. Impamvu ab'ikinyarwanda n'icyongereza aribo basigaye ni ukubera ko abanyeshuri nyine hari ibintu byinshi bakoze biba bigiye bitandukanye n'ibyo mu yandi masomo by'umwihariko nk'ihangamwandiko, kandi mu cyongereza ibibazo byose bisubizwa ari uko babanje gusoma, hari ibyo baba bagenda basoma bagacurukura, ugasanga niyo mpamvu abarimu benshi rero baba bagiye batinda gutaha by'umwihariko abigisha indimi. Ariko batangaje n'igihe abanyeshuri bazasubirira ku ishuri by'umwihariko muri rusange, ndetse n'abazaba batsinzwe mu wa gatandatu impamvu amanota yabo agiye gusohoka hakiri kare zose bazitanze muri rino tangazo. Nguhaye ikaze muri kino kiganiro nge tugiye kubana ndi Isa kuri Rwanda Room TV, kanda subscribe tujye tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Niba uri mushyashya kuko nabikubwiye rero ugomba gukora subscribe tujye tubona ibiganiro byose n'andi makuru tugenda tubagezaho. Igihe abanyeshuri bazasubirira ku ishuri rero ni mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda, ntabwo bizarenga ku itariki 5 abanyeshuri batarasubira ku ishuri, kuko bavuze ko nibigenda neza nk'uko bari kubitegura, by'umwihariko kubera ko igihe bari bafite cyabaye gitoya, mwabonye ko umwaka ushize amasomo yari yatangiye atinze, akaba ari nayo mpamvu gukosora bakoresha ishoboka byose kugira ngo byibuze ikizamini cya leta bazagikore kare banakosore vuba. Akaba ari nayo mpamvu iyi sisiteme bazanye ya multiple choice cyangwa se gukora ibibazo wahisemo, ariyo mpamvu yaje kugira bijye byorohereza abarimu bajya gukosora, bajye bakosora vuba bahite bataha. Ngira ngo murabizi ko mbere abarimu bajyaga gukosora batindagayo bakaza bitinze, ugasanga amanota nayaje bitinze, abanyeshuri bagiye ku ishuri mu matariki 10 muri 20 kwa cyenda, ariko ubu ngubu ho mu matariki ya mbere yo kwa cyenda bazahita bajyayo kugira ngo bazabashe gukavaringa igihe cyose amavakansi agenda atwara mu gihe cy'imyigire y'abanyeshuri, ibijyanye no kwibuka iminsi mikuru y'abagore, y'abarimu, y'abakozi ba leta, ibyo byose bashaka ko bitazongera kuba byagaruka by'umwihariko ngo bitware ibihe, kuko byatumaga amasomo abanyeshuri benshi biga cyangwa se ntibinagende neza, kubera ko wasangaga amasomo yabo yaradindijwe n'uko batabashije kubona umwanya mwiza wo kwitegura cyangwa se wo kuba batangira hakiri kare, akaba ariyo mpamvu amasomo agiye gutangira kare. Ikindi twari twavuze ko tubabwiraho ni ikijyanye no mu wa gatandatu kigiye gutuma amanota yabo asohoka kare. Murabizi ko mu wa gatandatu diplome zajyaga zisohoka mu kwezi kwa 12, by'umwihariko turi kwegereza mu kwa mbere, ku buryo ababashije kubura amanota bajya ku ishuri hari kubura igihe gitoya ngo igihembwe cya kabiri by'umwihariko gitangiye, nako hari kubura igihe gitoya ngo bafunge igihembwe cya mbere, ukazasanga igihembwe cya kabiri gitangiye aribwo babonye amanota. Usanga benshi tubarangiza no kwitegura, ariko bavuze ko kubera ko gufatira ku manota 50 byatunguranye kandi abanyeshuri benshi hakaba harimo batazajya bayabona, bemeza ko bagomba gutangira amasomo hakiri kare ndetse bakazakosora nabo amanota yabo hakiri kare, ku buryo ubu ngubu no mu wa gatandatu segonderi bari bagiye kubakosora bose byararangiye. Isomo risigaye abakoze icyongereza na literature niyo masomo akiri gukosorwa yonyine, ubwo icyongereza na literature cyangwa se icyongereza n'ubuvanganzo niyo masomo akiri gukosorwa mu wa gatandatu segonderi ku babashije kuba bayakora, naho abandi bose bo bamaze gutaha bagiye gukosora imibare baratashye,
andi masekisiyo yose, amashimi, abiga amafizike, abiga bya tourisme byose na za ekonomi byo baratashye, abasigayeyo ni abari gukosora indimi, ariko nabo birateganywa ku itariki 11 z'uku kwezi kwa munani bazaba bamaze gutaha bose, amanota agasigara akurikiranwa n'ababishinzwe cyangwa se abari kuyashyira muri sisiteme kugira ngo azasohokere rimwe. Ni uko nguko rero itangazo ryacu turisoje, icyo twari tuje kubabwira ni igihe amanota azasohokera, ni hagati y'itariki 20 na 21 ahazaba hagana isaa 4 n'igice z'amanywa cyangwa se za mu gitondo, naho abiga mu wa gatandatu segonderi akamanota kazasohoka nyuma y'ibyumweru bibiri, amanota yo mu wa gatatu no mu wa gatandatu pirimeri amaze gusohoka. Reka ngushimire, nkubwire ko kuri Rwanda Room TV, nkubwire kora subscribe kugira tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, nawe njye twabanye ndi Isa, ndagushimiye ukunda ndetse ukanakurikira ibiganiro byacu, ndetse umeze nanashimira buri wese wakoze subscribe kuri YouTube channel, ni inkunga ikomeye cyane yaduteye, ndabakunda, Imana ikandusha.